Witonde wumve neza aya magambo yavuzwe na Nelson Mandela. Nelson Mandela yaravuze ngo intego idafite igihe cyo kurangiriraho iba ari inzozi gusa. Kandi Nelson Mandela yaravuze ngo intego ntoya kuyigeraho bigufasha kugera no ku ntego nini. Yaravuze ngo umuntu udafite intego aba ameze nk'indege itagira aho ijya. Yaravuze ngo kugira intego biguha icyerekezo n'imbaraga zo kurwana n'iminsi. Nelson Mandela yaravuze ngo gukora buri munsi duke duke bituma ugira byinshi mu gihe kizaza. Yaravuze ngo ugira icyo ugeraho iyo uhatanye no mu bihe abandi bananiwe. Yaravuze ngo kwihangana birusha imbaraga impano. Ikindi yaravuze ngo intsinzi y'ejo yubakwa n'ibikorwa by'uyu munsi. Yaravuze ngo inzira ijya ku ntsinzi ntabwo ari inzira nyabagendwa, ni inzira yuzuye imitego. Ikindi yaravuze ngo ikintu cyose gikomeye gishobora kugaragara nk'ikidashoboka kugeza igihe gikozwe. Yaravuze ngo uwihangana mu bihe bikomeye aba ari gutsinda urugamba. Yaravuze ngo kwihangana ni urufunguzo rw'intsinzi kurusha ubwenge gusa. Yaravuze ngo gutsindwa si iherezo ahubwo ni intambwe iganisha ku ntsinzi. Yaravuze ngo ugira ubushake butajegajega ntacyo atazageraho. Ikindi yaravuze ngo utsinzwe rimwe aba abonye isomo rimwe rishya. Yaravuze ngo amakosa si amaherezo ahubwo ni uburyo bwo kwiga neza. Yaravuze ngo ntacyo wunguka udakoze amakosa kuko kuyakosora nibyo biguha imbaraga. Yaravuze ngo gukosora amakosa yawe ni ikimenyetso cy'ubwenge. Yaravuze ngo icyizere gituma ubona urumuri aho abandi babona umwijima. Yaravuze ngo uwemera ko ashobora kugera ku ntego aba ameze nk'aho ari gutsinda igihe cy'urugendo. Yaravuze ngo ugira icyizere mu byo akora ahora afite imbaraga zisumba inzitizi.